Iyi ni Jado Artist Official Art and Tailoring. Naho uyu mwumva ni Jado nyawe, umunyabugeni wanyu utazabatengwa haba na gato ashikudata. Umunyabugeni wabigize umwuga, umunyabugeni biri mu maraso, umunyabugeni ubikora adashakisha. Iyi ni impano nakwambi. Dushushanya amafoto atandukanye ay'abantu, inyamaswa, ibidukikije cyangwa environment. Tubashushanyiriza imitako myiza, amashusho meza cyane agaruka ku muco nyarwanda. Nyine ngo ujya gutera uburezi arabwibanza, ntago twagaruka ku muco w'ahandi tudahereye ku muco w'iwacu Rwanda. Abakobwa beza babyina bazi guhamiriza, amafoto agaragaza abakobwa bari gucunda amata, abakobwa bari ku ruhimbi n'ibindi bitandukanye. Tubashushanyiriza ku nkuta zanyu zo mu mazu meza mwiyubakiye, ku buryo ibyo bikuta by'ayo mazu biba bigaragara mu buryo twita nka 3D cyangwa se 3 dimension. Twandika ku mazu rero nk'uko turi kubivuga nyine, twandika ku modoka, ku myenda no ku bindi bikoresho bitandukanye. Imyenda twandikaho ni iy'abanyeshuri, iy'amakupure, iy'amakorari ndetse n'iy'abantu bakoresha mu gushyingura cyangwa se bibuka babo. Dushushanya imfashanyigisho z'abanyeshuri nka digestive system, respiratory system, circulatory system, parts of the human body, human skeleton, map of Rwanda, map of Africa n'ibindi byinshi tutagarutseho nona. Dukora ibyapa bitandukanye, ibyamamaza, ibiranga, ibiyobora, harimo banners ndetse na banderole. Dukora cachet stamps zitandukanye, logo badges n'amayinsinya y'abanyeshuri. Dukora amakarita y'abanyeshuri, student cards, biroti, report cards n'ibindi bitandukanye. Tubadodera imyenda itandukanye ku bantu bakuru ndetse n'abana. Abanyeshuri tubadodera school uniforms, tubabohera imipira y'imbeho, sweaters, tubakorera kandi sportswear, byose tukabashyikiriza hariho ibirango by'ibigo bigaho. Dutanga inyemezabwishyu yemewe na Rwanda Revenue Authority cyangwa se RRA. Ibi mbabwira si amagambo, iyo wize neza uba warize, kandi iyo wize neza bigaragarira mu byo ukora. Muze rero mbakubite grife z'ubwenge, mbashanyiriza amafoto meza, mbashanyiriza imitako myiza, umuntu mirenze mbashanyiriza aho mu masaro y'amazu meza yanyu mwiyubakiye, ubundi arushaho kugaragara neza. Ku bindi bisobanuro mwakwifashisha imiyoboro igaragara kuri iyo logo mureba yo muri Jado. Ciao, ni Jado umunyabugeni wanyu utazabatengwa na gato. Rero nta mpamvu yo kwiruka ku muntu ugasanga umuntu mwaratandukanye, abonye wimereye neza, atangiye kujya hariya kuri platforms ukoresha, atangiye kwinjirira uwo mubana ngo nishimiye ngo kumenya ba runaka, ngo buriya rero ngo ntago mushaka kuba mutanze, ariko ngo mwarambwiwe ngo nahaze mbana ngo niyo ngirwa mugabo yawe, cyangwa se ugasanga imigi iratangiye ngo bro ngo nahoze mbana ngo niyo ngirwa mugore yawe. Akubwo ubwo urumva butari igicucu mu by'ukuri. Ako kantu utagize inyurabwenge karandura urugo neza rukibagirana burundu kandi ukabifata nk'ari ukuri, kandi mu by'ukuri ntabyo. Utarakomeza kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzamuye ujye ukibona mu ba mbere. Jya muri comment ushyiremo igitekerezo, ikibazo, inyunganizi cyangwa se utubwire icyo wifuza ko tuzagarukaho ubutaha. Urw'igiciro fatanye natwe dukomeze tunoze ibiganiro byacu. Kora like na share, ukomeze ushyigikire umunyabugeni wanyu Jado utazabatengwa na gato. Urakoze cya aho ngaho urabeshya. Urugo rwaranduka n'ubundi rwaba rwari rusanzwe rutariho. Umuntu kuzana amagambo ngo nahoze mbana ngo niyo ngirwa mugabo, ngo nahoze mbana ngo niyo ngirwa mugore. None se ubundi ko wabonye ko ari ngirwa mugabo cyangwa wabonye ko ari ngirwa mugore, uracyamukurikiranye iki? Urukundo ruganze iteka mu bantu. Uwo babana se uwo mushaka iki? Rero cyane wenda nka amaboga rero ntabwo akunda kubikora, ariko nk'abagore umuvandimwe Junior Giti wa mutipe nyine uba atranslating ama movies yo mu mahanga kugira ngo natwe abanyarwanda tuyumve neza. Respect bro, ndakwemera kabisa. Yaravuze ngo umukobwa uzabona afite amabuno manini, afite ubwiza budasanzwe, ng'inshuro nyinshi, ntabwo ari bose, ng'inshuro nyinshi burya ngo abadacana waka na brain. Ngo turiya dutipe tuba dufite za abdomino, dufite amatuza mbega twarateye ibyuma, ngo urebye nyine ngo aba yarakoze uriya mubiri, ukabona nyine ateye mu buryo bwakurura bashiki bacu, ariko brain rero twihuse cyane uzasanga
umuntu nk'umukobwa cyane rekana ko mwita umugore kuko umuntu mwatandukanye mwarabanye mu rugo nk'umugore n'umugabo so ni umugore ntabwo ari umukobwa agatangira ngo ngo nubwo twatandukanye ngo hasi ngo akagore afite hasi ngo nta kibuno gafite ngo nta mubiri gafite ariko ubundi usibye ubucucu ndagira ngo mbabwire ko mwebwe mwese mudukurikiye nta gihe na kimwe umugore azigera aba mubi iyo umugore ari munini kabisa ari munini hahandi afite ubuni aba ari ikibazo ari ikidumba ari cyiza cyane iyo umugore rero cyiza cya nyiracyo wawe rero iyo umugore ari gatoya ari twa dutayi faranseze twa dutayi koreyani aba ari akaminyone ari agasempa ari mbivuge gute nta na rimwe rero umugore azigera aba mubi wowe njiji wowe musenzi uvuga ngo umugore wa runaka ngo ntabwo afite ikibuno ntabwo afite ikibuno ariko uko ateye niko ngewe nkunda kuko iyo aba ntabikunda ntabwo mba naramushyize iruhande rwanjye iyo aba bogari mbamba adakunda uriya mugore w'urudumba uteye nk'urubuntu ntabwo aba yaramukunze ntabwo aba yaremeye ko aba mama w'abana be bivuze ngo rero ikindi ngomba kubabwira menya ko uko nkunda atari ko bogari mbamba akunda nanze gutanga urugero kuri ba Olivier na ba Frank na ba Claude tagira unyiterera amabuye ariko bogari mbamba we n'inshuti yanjye niyo yabyumva ahubwo yakwegura ati burya abantu nk'iki ni ukuvuga ngo njyewe nshobora kuba nkunda udutayi faranseze bogari mbamba nawe akunda hari buriya abantu banini b'ibitubi Uganda ni tayi ni banyamunini nyamunini sha reka tubigenze dutya rero utarakomeza kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzamure ujye ukibona mu ba mbere jya muri comment ushyiremo igitekerezo ikibazo inyunganizi cyangwa se utubwire icyo wifuza ko tuzagarukaho ubutaha uruw'igiciro fatanye natwe dukomeze tunoze ibiganiro byacu kora like na share ukomeze ushyigikire umunyabugeni wanyu Jado utazabatenguha na gato urakoze aha turagarutse rero cyane ubwo n'ubundi turacyari kugira inama ba bantu batagize gute ba bantu batajya bamenya kuzinukwa nyamuneka iyi sije ntabwo nshaka ko tuyivugaho byinshi icyatuzanye ahangaha icyatuzinduye ni ukukubwira ngo niba utandukanye n'umuntu runaka hari ibintu bitumye mutandukana ibyo bintu kandi ni uko wabonye ko wagerageje gutuma nyine bikosoka bikanga yego ari nko bihita byuzuza ya mvuga igira iti nta muntu wahindura umuntu niwe hari ukundi ubyumva urukundo ruganze iteka mu bantu njyewe ukuntu mbyumva buriya uwo uriwe ntago birangira ni ibintu bihoraho biba bikurimo iteka ryose ku buryo niba ari kamere yananiranye burundu iyo ngiyo nta muntu ugihindura ubwo ukomeza nyine kuba uwuriwe ubwo rero abo bantu turiho tuvuga ni ukuri pe ubishoboye ukabona runaka muratandukanye yari inshuti yawe yari boyfriend yari girlfriend ukabona biranze ku buryo umwe avuga ati jye mfashe inzira yanjye n'undi yanjye zinukwa kuko hari ibintu byatumye nyine muca ukubiri ibyo rero ibyo bintu wabyuririraho ukazinukwa ahubwo ukareba imbere ese imbere hanjye hameze hate ese ibyatumye ntandukana n'uriya ni ibiki ngo mbyirinde kugira ngo byibura wa muntu ayo makosa ntazongere kumbaho wenda kuvuga ngo wenda ngo ibyatumye ntandukana na nyiramacibiri ni ibiki ntabwo wakwibaza ngo ni ibiki ububizi noneho uko uteye kuvuga ngo ubyirinde wenda ngo
gukimbiranya n'undi muzahura, reka da uko uteye wowe n'ubundi twabonye ko nta muntu uhindura undi. Hari uko nyiramacibiri ateye, hari n'uko nteye bitabashije guhura byatumye dutandukana, bizahura n'undi. Yes, nyiramacibiri uko kuntu ateye hari igihe azahura n'undi wemera ibyo bintu. Noneho hari n'ukuntu nteye nzahura na nyiramwiza hariya hirya akavuga ati tubona ategereje imyaka yose namaze numva nyiramwiza hirariya. Ni ukuvuga ngo rero impamvu mbabuza gutandukana n'umuntu runaka ukagenda umuserereza cyangwa akagenda aguserereza ni uko biba bintu bye utakunze hari undi uzabikunda. Urukundo ruganze iteka mu bantu. None ibyo atakunze kuri njye nanjye hari undi uzabikunda cyane. Wenda mbaye nk'urugero ubu nkanjye na nyiramwiza wanjye, yego mpaye byose twebwe ni ukuri kw'Imana turi urukundo rwigendera mu nzira, twaba tugenda mu nzira, twaba turyamye, twaba turya, twaba tururu by'akarusho n'amakupe menshi aturusha imyaka, ndavuga ba bandi barambye mu ngo zabo, mbona hari byinshi bashaka kutwigiraho. Iyo rero ni intsinzi. Urumva ko twebwe twahuye duhwanye neza, gutandukana rero byagorana. Wowe ushaka kutwinjirira rero ngo ntago bateye gutya, ntago wowe abateye uko ushaka uzabiremere, ibyo ntibitureba. Urumva ariko ntaguciye inyuma, hari akantu nashakaga kugiramo inama, cyane cyane abana b'abakobwa cyangwa abasore babandi batashobora kugumana imigirigiri cyangwa abangavu n'ingimbi hafi aho. Abana ni sawa, ni beza cyane. Nari ndimo mvuga ko twavuze kuri bariya bantu batandukanye ntihabeho kuzinukwa. Niba rero wowe mukobwa ubona umuhungu mwakundanye utabasha kuzinukwa, ibanga nagupfunduriraho wenda kugira ngo witwaze umunsi umwe kugira ngo ejo utazagwa mu mutego wa muntu wakomeje kugushotora. Gira urya, dukoresha imbuga nkoranyambaga, amatelefone, tugahamagarana, tukandikirana kugira ngo uzinukwe burundu, kugira ngo ya nzira wanze itaza kukubera mbi. Wabigira uti hari kamwe mu kabanga ushobora gukoresha, kamwe mu tubanga, ni mu tubanga kuko ni twinshi. Ushobora gusiba nk'amafoto muri telefone yawe, amafoto ushobora kureba akakwibutsa kuramo utumesaje siba, yewe na rinye yongera kuguhuza nawe ugakoresha uko ushoboye ugasiba, kuko hari undi muntu uzaza akakwibagiza bya bindi byose byagukomerekeje umutima, ukaba uhuye n'uwawe, amata akabyara amavuta, ubwiza bugahura no kwisiga. Urukundo ruganze iteka mu bantu. Ako kantu ntugakora. Reka bamugane rero twongereho akandi kantu. Wowe mugabo, wowe mugore watandukanye na runaka, yego, wenda niba nta mwana mufitanye mwakomeza gukururukana gute, reka mugire inama. Ariko n'ubundi nta gishyashya ngiye kuvuga, n'ubundi twabivuze. Niba ubona udashobora gutandukana n'umuntu ngo bivemo uzinukwe burundu, c'est-à-dire que ibyo bintu agukorera, ayo mafoto agukorera ushoboye kuyihangana, gumana nawe. Naho niba uzi ko udashobora kumutakaza ngo wumve nyine unyuzwe, reka kujya kwangiza umutima w'undi muntu muzahura kabisa. Nyine ugumane nawe birangire, akwice cyangwa umwice birangire. Noneho rero niba mutandukanye burundu, bibaho mugatandukana,
mufitanye abana, iyo niyo nzira yonyine ishobora kubahuza, nabwo mugahura mugiye kureba ikibazo cy'aba bana, kuko ibyo ni ipfundo riba rikibahuje, ariko ntabwo riba ribahuje ngo musubire mu by'amalavu n'ubundi ngo uba ufite uwawe swati wenda nawe aba afite uwe, mwahura mukagena uko wa mwana abaho. Yego, njye numva aricyo cyakabahuje, ariko bitari ibyo ndababwiza ukuri ntabwo mwazabishobora, ntabwo byakunda. so mutwemerere rero, ibiganiro biraryoshye, ndumva naryohewe, umva wanabikageze ejo, kuko hari byinshi umuntu yavugaho, ariko nizere ko ibyo twaganiriye ababyumvise bafite uko nabo bari buze kudugira gute, kutubwira nabo uko babyumva, kuko ubu uyu mwanya wari uwacu, ntitwabashije kuganira nabo imbona nkubone, ariko nabo hari ukuntu bari buze kubigenza hasi muri comments, bagakora likes and share, ubundi tugakomeza tukagira gute, tukaryoherwa, tukahota hakashya. Nini mwenyewe kibamba rero za duhatisi na mimi reka mubwire n'abantu, umuntu uhura n'urukundo rutari urwa nyarwo, mba ndamukomeje. Nta kintu kiryoha nk'urukundo, nta n'ikintu kibabaza nko kuba urukundo rwatokorwa, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ko buriya ziriya nkundo zitokorwa ziba zari zisanzwe zijegajega, ziba zari zisanzwe zitariho. Buriya nk'iyo abantu babiri bakundana, iyo hari ubeshya undi, hakaba hari uwakunze undi, ariko hari interest cyangwa se hari incomes amukeneyeho, shaka kugira ngo urwo rukundo ruzarambe biragorana. Njyewe namaye byose rero ndagira ngo mbabwire ko urukundo rwacu ruraryoshye, ngira ngo namwe muratubona, wenda mubishyire no muri comment muvuge muti muratubeshya abantu, ariko ntabwo tubabeshya, kuko ntabwo twababeshya. buriya mu rugo iwacu tugenda mu nzira tuba turyoshye, turi ku meza tuba turyoshye, turyamye tuba turyoshye, tuba turyoshye. So ntabwo n'ukuri kw'Imana byaba bitagenze neza mu rugo ngo ubwire iyo byose ngo mujye hariya mukanatire nk'aka ngaka, bereke kamerama, bereke kanatire hariya hose ubwereke. Ntabwo utu tujwi tw'inyoni, tw'injereri, ahantu hose ntabwo wamubwira ngo ngwino tugende hariya dushutinga ikiganiro, ntabwo yabikwemerera, ntibibaho, ntabwo byakunda. byese nagukundira haramutse harimo akantu akareka. niyo mpamvu ndi kubabwira rero, twebwe turi urukundo rwigendera, kandi success ya mbere twagize ni uko tubona n'abasaza n'abakecuru hari byinshi batwigiraho. Yego, rero twakwishimira kuba wenda usibye abo duturanye n'abo dukorana umunsi ku wundi batureba bakavuga bati kongiza hari byinshi mwatwigishije, n'abo tuba tutari kumwe imbona nkubone badukurikirana kuri izi mbuga nkoranyambaga dukoresha, Instagram, Facebook, TikTok, n'urubuga ruhagarariye izindi nirwo numva tugiye kujya dushyiramo imbaraga cyane rwa YouTube channel Jado Artist Official and Tailoring. Nizere ko namwe rero muzatwigiraho byinshi kandi bizabagirira akamaro. Turabakunda, urukundo ruganze iteka mu bantu. Ciao ciao.